Oh, iya. Ubwo nibyo. Aha. Ngo ndakabya. Oya da. Uyu niwe mwene afitiye inganzo. Ese buriya hari ibyiza biruta iwacu. Reka nitakume ngira abo nshima abo beza rugira byose yagize inyange. Gusa uyu muntu ubona adasanzwe. Uwo muntu Imana imuha umugisha. Aragatunga n'ababyeyi. Yego yawe mama. Igihe uhuye na data ibyo bitaraba nibwo wavuze ukomeje cyane ati ndabyemeye kuba uwawe. Yego yawe mama ati kandi nzari nyina w'abacu. Aya mashyi nawe mubyeyi w'abasumba wemeye kuvuga ugatuma mbasha kubona ku isi mbega yagitagira ku isi icyo nzi n'ubwo iziruta zose. Mbese ingana y'umubyeyi nyina wa jambo yo kabyara. Yego yawe yaremye benshi kandi rwose yakoze byinshi iyo ngiyo badataha ariyo bazinduka by'ikirenga. Ariko yego yawe nyamara rero intera kwibaza ubudatuza niba wari uzi ko ari njye uzaza ko umuntu nkeka wari unzi kubara kera. Aha ko ndakabya se. Ariko mama reka mwibarize kandi ntumbeshye. Ese buriya watubwiye nk'uko abandi mbona babyara cyangwa hari ubundi bufindo bifitiye utuma ukunda bakubabaje cyane? Nyisanga mu nda yawe nakwatse ibyiza biryoshye nkukira ku kintu nk'impumuro yamaze utubabura nka buri hwema nk'aho harimo vitamine, porotine ndetse n'ibindi. Mbega urukundo rutaba ku isi. Erega nibaza byinshi kuri yego he mama. Ese koko wari ubizi? Wari uzi ko nzatuma ubaho udatuje akaje kose ugafata kubona ngo nyiri mahirwe bitadogera kandi kanya ngaguhinduka babireba ibyo wariye ugasuka hanze nyamara ukarenzaho ugaseka kubwanya ngo hato nazavamo ikintu kidasanzwe. Ariko mama nawe rwose ntibisanzwe ibyo birarenze. Ariko yego nayo harimo ibanga. Reba nawe ngo byoroshyeho gatoya amaguru yawe nyagira danje iyo yarebye angana rutura akifata cini bikamurenga nyamara wowe bibi bisa nkaho ari igihembo uriho uraronka. Nirinze kuvuga byinshi ariko sinakibagirwa ibi ngibi. Nyamara barenze ubuhanga uko bari bose. Telefone yawe igana ababyeyi nayumvaga avuga ngo niturije nyababyeyi. Uyakura kenshi ngahita nkumva ngasaza igeni mbikumenyesha. Nkumva rwose mu mubazo. Bakabyara. Ibyo noneho byo birarenze. Bitari neza gusa harimo no gucungurwa. Ayiwe mama ibi ndabona birenze uko njye mbikeka. Birenze yego ndimo ndagamba kugera ku iseta byo birarenze. Mbega urukundo rutaba ku isi. Harya ubu ndenzeho nguta amazi kandi waramaye ibiruta ibintu ukama ibyawe utaretse neza. Waretse byinshi kubw'ikibondo isura yawe nayirya sini taye yawe izimira zose uyereka ikiyisu. Ariko mama nusanzwe. Yego yawe warakoze. Yego yawe mama ubirankanze ibi bikosoye ariko kuyibazaho birenze ni nk'umuranzi yo ku rusenge. Reba mama ukize ku isi ngo uraruhutse amarira yanjye agahora iwawe ntabwo utuza ngo naruhuke ngo ruhangayitse ku bwanjye igise cyose bagize umbyara. Icyo cyo warakibagiwe nyivuka. Mbega urukundo rutaba ku isi. Amabere yawe ateretse neza nayo ubwayo ntiyagukanze ntiwanyimye ngo adatemba nk'uko mbyumviye mu mahanga. Ni nayo nyesha kuba nyitoshye. Yego yawe mama nyamara niho byose byavuye nyamara rero. Ndore ngize ndagimbutse ngo numa ahantu ndagusuzugura birenze ngo wimvunisha nkiri mutoya nazi neza ungirira kenshi. Nibigukanga ngo nsuke hanze ukamanisha kumba hafi wenda nzamenya uko ubishaka. Wanyigishije uko batsinda icyago cy'isi nyamurya abana ngo nere namwe ngana imasimba amakombe nyayo nyagera ijanja bazakubera itaramu bandi. Mama esive dore urangujije mubyeyi. Uneretse ku gasongero k'amahanga mnatsi hirwa ry'ubuhanga mbega ubuzima buraryoha. Isi iraryoshye. Yawe ibi ni iki ko mbona nkwanditse ku gahinga kandi ntacyo utakoze ngo mbe nduye. Waritanze bishyira kera wamaye byose utaretse neza wanyitangiye imyaka mfite yose nyamara kureba inyuma biranze kandi ntacyo mvuze mu byiza. Reka ngaruke bwangu maze umuntu nabuze ahandi wenda nabo wifuje kuva na kera nkibuka yego yatumye mvuka. Mama
ubu nkunda byo ndabireba nubwo nabaye mbwa ngo hu nkarenza amaso urwo wankunze rutaba ku isi ngo ruwa kera kubwiza abami kandi warankunze nagira icyaha. Mama uri mwiza kandi ndaje ngo mbikosore sinzongera kuhatanga sinakwishyura kumbyara ariko nakubera ishema mu bandi. Mama uri mwiza mama uri mwiza si ukubeshya singutaka bimwe bisanzwe nk'abantu benshi bakabya cyane amezi 9 mu nda yawe mwita ugenda wigengesera udahoganga ko mu bwana igihe mvutse narareba kureba neza ndanezerwa. Merci mama. Gira hino mama gira hino wakira ngiye mawe akira ikamba kuko uri kwiye nakavuza ibirenze wemere maze nsubike unarize nanjye muratira abandi tuguhata ibikombe abatazi amasimbi bayashakira iwacu amakombe rwose tubaye ubukombe. Mama warakoze ku bwa Yego yawe kandi ndagukunda cyane mbega ukuntu nifuza kugushimira. Ni icyatwa mu abanyusi idakeye imwambi